Ni mu masaha ya saa sita, Joachim rero na papa we bava ku kazi maze bakajya muri resto ifunguro. Papa bakimara kwicara rero, umuseriveri akaza nyine kubabaza ikintu bari bufate. Uyu mukobwa rero aba ari umukobwa mwiza cyane, uteye neza, mbese mwiza bigaragarira amaso. Agitangira rero kubaza papa wa Joachim icyo ari bufate, Joachim we nta kindi rwose bari gukora uretse kureba uyu mukobwa ahereye ku birenge maze akageza ku mutwe, akomeza kumwitegereza, maze uyu mukobwa yamara gufata komande ya papa wa Joachim agahita amubaza ati none se boss, mwebwe murafata iki? Naho Joachim atumva umpa ibyo ushaka byose kuko nyine ndumva ntabwo rwose nkiri gutekereza, kukureba byonyine byatumye mbura ubwenge. Naho rero uyu mukobwa ahita aseka ati hoya ndakubaza nyine amafunguro uri bufate. Naho Joachim ati none se nawe waba uri kuri menu ya hano? Uyu mukobwa ati hoya. Joachim ati ntacyo, noneho rwose genda unzanire umuceri n'isosi n'imboga nta kibazo. Ahita rero amubwira ati ariko nanone ku ruhande rwose uzaniho na nimero yawe. Uyu mukobwa ati none se nta kindi mushaka? Joachim ati nyine biraza guterwa nawe kubera yuko nshobora kuza gukenera n'ibindi ariko biraterwa nawe. Uyu mukobwa rero ahita agenda maze noneho yahindukira nyine ari gusubira aho akorera. Joachim noneho aramureba maze akananirwa kumukuraho amaso. Papa we ati ariko se Joachim, nari nzi yuko rwose tuje gufata amafunguro ariko ndabona wagira ngo ntabwo ugenzwa na kamwe. Joachim ati ariko se papa, simfite uburenganzira? Ubu urabona wabona ikiremwa nka kiriya maze rwose ugakomeza kwihangana? Ibyari binzanye rwose byarangiye mbyibagiwe. Papa ati ariko se mwana wanjye uzageza he koko? Umukobwa wese ubonye uba wumva umushaka. None se ubona bishoboka? Ubona bishoboka ko abakobwa bose baba bawe? Tekereza nawe mu nzira, uwo ubonye urahagarara ugafata nimero. Tekereza uwo muhuriye muri resto ufata nimero kandi bikarangira umuraranye. Ubwo se kuko urumva bizashoboka? Naho Joachim ati rega nyine nanjye ndi umusore, ayo ni amaraso ya gisore. Ikindi kandi rega papa, njye ntabwo nganya imyaka nawe, ubwo rero ibyo nkora ntibikagutera ikibazo, ntabwo tungana, ndabizi nawe ko wabinyuzemo. Naho papa ati rwose Joachim, njye ntabwo nigeze nkora ibintu bimeze bityo, wowe ibyo ukora wagira ngo ni uburwayi, nta buzima ufite rwose, ndakubwiza ukuri. Joachim ati byihorere papa rwose, ubu uragira ngo unyicire umunsi kandi umunsi wanjye wari utangiye kugenda neza. Kevin rero agaruka azanye amafunguro maze igihe bari kuyategura ku meza, Joachim we rwose amaso nta handi aba yibereye, papa we ari kumureba maze rwose akumirwa. Kevin rero amara gutegura maze akamuhereza nyine agapapuro kanditseho nimero ye. Joachim ahita amubwira ati nitwa Joachim, naho uyu turi kumwe ni papa wanjye. Kevin nawe ati nanjye nitwa Kevin. Gusa nyine Kevin biramushimisha kuba uyu musore aba ari kumusaba nimero ari kumwe na papa we. Aragenda rero maze papa wa Joachim ati ariko se koko uriya mwana uramushakaho iki, ko nawe ubizi neza yuko mu by'ukuri uri bubyuke wibagiwe nimero ye, kubera iki urinze kumumpresenta? Naho Joachim ati nyine kumupresenta biranyongerera icyizere kubera yuko nta musore nyine waba agiye kukugirira nabi ngo agupresente papa we. Naho papa we ati rero ubwo ngubwo nyine ubikoresheje nk'iturufu kugira ngo utsindire uriya mwana w'umukobwa. Naho Joachim ati nyine nawe urabyumva icyo nshatse kuvuga. Papa ati ni ukuri mwana wanjye, ibintu ukora rwose sinzi ikintu nabikoraho, ariko njyewe rwose mba mbona bikabije, urakabije rwose. Naho rero Kevin agera nyine mu bandi baseriveri baba bakorana hano maze bagahita bamubwira batumva uhaye nimero za uriya musore? Nawe ati cyane, ntese ndeba ari umusore mwiza witonda. Aba bakobwa batumva wowe nyine uri mushyashya hano, ariko rwose uriya musore ntabwo muzi, akunda abakobwa ntabwo ushobora kubyumva, buri munsi aza hano ari kumwe n'umukobwa utandukanye n'uwo bazanye ubushize. Ikindi kandi ikigaragara cyo ni uko nyine akunda abakobwa bameze nkawe. Naho Kevin ati bameze nkanjye gute? Ati nyine b'inzobe, bafite amabuno manini, bateye neza nyine, bafite mu nda hato cyane, nabo bakobwa akunda. Birumvikana ko rero nawe nyine uri style ye, niyo mpamvu ahise agusaba nimero. Kevin ati mwabona nyine uriya musore mwese mwaramwibeshyeho, ariko se ubundi niba yarakundaga abakobwa birashoboka ko ari ahahise he, ariko rwose ubu ngubu akaba yarabiretse kubera yuko yatangiye kuntereta kandi ari kumwe na papa we.
Aba bakobwa bahita basekera rimwe bati none nicyo kibikwemeje se? Bati turakubwiza ukuri rwose, uzagaruka uri kurira, uzaba utubwira inkuru yawe y'uko byakugendekeye, gusa rwose uriya musore ntabwo ari mwiza kuri wowe, icyaba cyiza wajya kure ye. Kevin rero ntabwo aba abyumva kuko aba yakunze uyu musore cyane rwose, nawe aba yamubonye nyine agahita amwiyumvamo. Umunsi wakurikiye rero Joachim ahamagara Kevin maze nyine akamubwira yuko yifuza ko babonana, barahura bagahurira ahantu, maze bagitangira gufata kunywa Joachim ahita amubwira ati none se nshake hoteli, nshaka mfata icyumba cyangwa tujye mu rugo? Naho Kevin ati icyumba, hoteli, mu rugo? Ati bishatse kuvuga iki ko numva ntasobanukiwe? Joachim ati nyine urumva ndifuza kukumenya nyine wese, ndifuza ko twaganira kuko hari byinshi nshaka kumenya kuri wowe, ubu rero ndifuza nyine ahantu hatuje cyane. Naho rero Kevin ati none se kubera iki tutajya nk'ahantu nko kuri plage, ahantu nyine haryoshye? Naho Joachim ati hoya, ndashaka ahantu tuganirira dutuje, nta muntu n'umwe udusakuriza, nta n'ikintu kiturangaza. Kevin ati nanjye ariko ni ukuri ndifuza kumenya byinshi bikwerekeyeho, nta kibazo twagenda. Bahita bagenda rero bakajya gushaka icyumba cya hoteli. Nyamara rwose ubwo birangira nyine gahunda irangiye kubera yuko nta mukobwa rwose wajyaga acika Joachim uko yaba ameze kose. Hanyuma rero mu gutahana nyine Kevin ari kumucyura iwabo, bagera ahantu ku muhanda maze akabona hahagaze umukobwa mwiza cyane nyine nawe uteye kwa kundi akunda, aramwitegereza maze yageze imbere Kevin agahita amubwira ati rero urambabarira, hari rwose ibintu nshaka kujya gukora byihutirwa cyane ku kazi, papa wanjye nyine arampamagaye anyandikiye message arambwira ngo ninze nyine arankeneye cyane. Ati rero nyine ubwo ngomba guhita ngenda, urihangana nkugeze hano, ndaguha amafaranga kugira ngo utege taxi igutware ahasigaye. Kevin rero amubwira ati nta kibazo rwose, ndatega taxi, ihute nyine ujye ku kazi, niba papa wawe agushaka urumva ko utagomba kumutererana. Kevin rero ava mu modoka bagasezeranaho nyine. Naho rero Joachim agikata ahita aza nyine agaparika imbere ya wa mukobwa kuko rwose haba ari mu ntambwe nke cyane, maze agatangira kumubwira ati umva sister, none se uri kujya hehe ngo nguhe lift ko mbona izuba riri kukwica? Gusa nyine uri mwiza cyane rwose, ntabwo ukwiye kwicwa n'izuba, ngwino nkujyane ahantu uri kujya. Naho rero Kevin we aba agihagaze hahandi, maze akabona ko nyine uyu musore ahagaze rwose imbere ya wa mukobwa, arakomeza agahagarara, ibintu bikamucanga akayoberwa ibyo ari byo. Uyu mukobwa rero amubwira ati genda nyine, ati simbonye se wari uvuye gutwara sheri wawe? Ati urumva sheri wawe abonye avuye mu modoka akinjiramo undi mukobwa byamushimisha? Joachim ati hoya, buriya ntabwo ari sheri wanjye, ni mubyara wanjye nyine yaransabye lift, rero nyikubona hano rwose mpise mubwira ko kuba kumvira mu modoka nkaza nyine nkagutwara kuko nabonaga ntashaka ko ukomeza kwicwa n'izuba. Uyu mukobwa rero rwose nawe ahita yumva nyine nta kibazo, maze akaba yinjiye mu modoka. Joachim agenda ari kumureba maze akajya amubwira tumva uri mwiza cyane rwose, ese hari undi muntu ujya ukubwira ko uri mwiza? Uyu mukobwa n'amasoni menshi nyine agatangira kwirya ati ni ukuri ntabwo rwose bajya bakunda kubimbwira. Joachim rero atangira gukomeza nyine amubwira yuko ari umukobwa mwiza utagira uko asa, nta wundi n'umwe basa, maze bikarangira amubwiye ati none se waje tukanyura mu rugo ukaba wafata n'agacyayi? Nuko rero bahita batahana iwabo, maze rwose bikanarangira uyu mukobwa bararanye iri joro. Buracya mu gitondo rero, maze papa wa Joachim akamuhamagara ati none se wa mukobwa waraye hari hehe? Naho Joachim ati yatashye kare mu gitondo. Papa we ati ariko mwana wanjye, washatse umukobwa umwe mugakundana mukanashakana, ariko rwose ukava muri ibi bintu? Naho Joachim ati ikibazo papa, wari uzi ko nta n'umukobwa n'umwe nkunda? Ntabwo rwose ndabona umukobwa nkunda, nyine bose mba numva nyine twakwikorera gahunda bigahita birangira. Papa ati nyamara rwose mwana wanjye, ibyo bintu ntabwo ari byiza habe na gatoya. Naho Joachim ati rega papa, urashaje nyine, ubuse wowe ntabwo wabyumva biba biri kumbaho ubu warabyibagiwe? Papa ati bikubaho ntabwo rwose biri normal, ntukagire ngo abantu bose babinyuzemo,
ntabwo ibintu bikubaho bisanzwe kubera ko ntabwo ndabona umusore wo mu kigero cyawe buri munsi urarana n'umukobwa bugacya akararana n'undi bugacya akararana n'undi, ibyo bintu ntabwo bibaho habe na gatoya. Papa rero wa Joachim we rwose aba yaratangiye kubona ko uyu musore ashobora kuba afite indwara, ababona ko nyine uyu musore ashobora kuba ari addicted mu kuryamana n'abakobwa kubera ko ibintu aba akora ntabwo rwose biba bisanzwe. Umunsi wakurikiye rero bwo wa mukobwa nyine bahuye ubwa kabiri arongera akagaruka, araza rero maze bakicarana ku meza bari gusangira nyine na papa we, maze uyu mukobwa akababwiye nyine Joachim ati sheri, hari rero isakoshi nziza cyane nabonye ndifuza yuko wayingurira. Naho Joachim ati nyereka turebe, ati gura ngahe? Ati 10,000. Joachim ati 10,000 se by'amafaranga asanzwe? Naho uyu mukobwa ati hoya, igura 10,000 by'amadolari. Papa we ahita yikanga maze ibintu yari ari kurya bigahita bimukora. Naho rero Joachim ati mpereza hano telefone yawe ndebe uyinyereke. Arayimwereka rero maze Joachim agahita afata telefone ye nyine agatangira gukandamo. Uyu mukobwa aramubaza ati none se uri gukora iki? Ati sheri, ati nyine telefone yawe ndi kuyodaringa. Papa we rero ahita yumirwa ukuntu nyine Joachim yifata akagura isakoshi y'10,000 by'amadolari. Mu by'ukuri rero Joachim nyine aba afite akazi, aba afite n'amafaranga kuko nyine abakora muri kampani ya papa we. Papa we rero noneho atangira rwose guhangayika kuko aba areba ukuntu uyu mwana atanga amafaranga akabona ko rwose wagira ngo ntabwo azi ukuntu amafaranga aba yamuvunnye. Noneho ikindi, abantu aba ari gukorera ibi bintu ntabwo ari abakobwa akunda cyangwa se ngo utekereze ko wenda ari fiyanse we, ni umukobwa baba bazabonana iminsi ingahe maze bakaba baratandukanye. Umunsi rero noneho wakurikiye Joachim ahamagara abakobwa bose baziranye, maze bose nyine akajya asanga ntabwo bari kuboneka. Ahita rero yongera maze akihamagarira Kevin rero araza, ariko mu kuza agahita ahahurira na wa mukobwa wundi nyine, maze bose bagahita barebana. Kevin ati niko uri hano, wowe uri hano? Kubera ko nyine aba yaramubonye ku muhanda, yaranabonye rwose yuko Joachim yamutwaye mu modoka. Ahita abaza Joachim ati ariko se sheri, gute wari uzi ko uyu mukobwa ari hano maze nanjye ukaba urampamagaye? Ubwo rero mubwire nyine agende. Naho Joachim ati hoya, kubera ko mwese muhari nta kibazo, nyine n'ubundi nimuze turishimisha turi batatu. Kevin ati umva nkubwire, mwirukane cyangwa se umbwire nyine niba utankeneye nasohoke. Wa mukobwa nawe ati nanjye nta hantu rwose ndi bujye. Aba bakobwa rero bahita batangira kurwana, intambara rwose ikarota. Birangira rero nyine Joachim yirukanye uyu mukobwa wa kabiri, ariko nanone uyu munsi nyine aricara maze agahita avuga ati ibyo ari byo byose uyu mukobwa Kevin ntabwo ngomba kugumana nawe, ngomba kumukatira kubera ko ndabona atangiye kwigira nkaho rwose amfite wese, atangiye kwigira nkaho twasezeranye, uzi ko wagira ngo twambikanye impeta. Uyu mukobwa rero rwose ngomba kumuhakanira akava mu buzima bwanjye kuko ndabona yazajya mbangamira. Papa rero wa Joachim yongera kumwicaza maze akamubwira ati ariko mwana wanjye, ujya wibuka ko iyi ari inzu yanjye, ujya wibuka ko ari urugo rwanjye, tekereza nk'ibintu byose ukora ukabikorera mu nzu ubaramo na papa wawe. Naho Joachim ati ariko papa, ayo rwose ntabwo ari amakosa yanjye, urabizi nashatse kenshi kwigendera kugira ngo nshake inzu yanjye nisanzure, maze rwose ukambuza, ukambwira ko utakwisigarana, ukambwira ko utakwibana, ukansaba kuguma hano. Ubwo rero urumva yuko ni ikosa ryawe, nyine ngomba kwisanzurira hano. Naho papa we ati ariko ni ukuri nyine ndagukeneye kubera ko sinaba mu nzu njyenyine, ariko nawe ukwiriye kwikontorora maze ibi bintu byose ukabireka, ni ukuri. Joachim ati rega ntabwo rwose nabishobora papa, ntabwo nabishobora kuko niyo ngerageje kugira ngo rwose ngerageze, iyo mbonye umukobwa mu nzira mpita numva neza mpfuye, bigahita byanga nyine nkaba n'ubundi ndahagaze ntangiye kumutereta, sinzi ukuntu rwose bingendekera. Naho papa ati ntakubwira yuko urwaye, nyamara rwose dukwiye gushaka umuganga.
Joachim ahita aseka ati ariko rwose nawe urashaje, ntabwo ndwaye gusa ubwo urumva ubwo burwayi mu by'ukuri bwaba ari ubuhe? Papa rero wa Joachim abona ko rwose ibintu bimaze gutera indi ntambwe, maze umunsi umwe akicara agatekereza neza icyo yagukorera umuhungu we. Aramuhamagara rero maze akamubwira ati rero rwose ndabona nyine ndi kugenda nsaza, ndifuza yuko nazahagarara ku kazi nkarekera gukora, ariko nanone kampani yanjye ngomba kuyisiga mu maboko meza. Naho Joachim ati none se simpari papa. Papa we ahita amubwira ati hoya, wowe na mubyara wawe ndashaka yuko dukorana akanama. Barahamagara rero mubyara nyine wa Joachim maze bakicara nyine mu biro bya papa we. Papa wabo rero ababwira ati kwezi njyewe rwose ntabwo nzaba ngikora, hanyuma rero umwanya wo kuyobora kampani yanjye ni ukuvuga ko uri ku isoko, ariko nyine ndifuza ko umwe muri mwe ari we wayiyobora. Akivuga ibyo rero Joachim we yatangiye kurakara, kuko nyine aba yumva bamusuzuguje kuba agiye guhangana n'uyu mubyara we aba atekereza ko we arusha ubushobozi. Papa rero wa Joachim ahita ababwira ati mwese ubushobozi murabufite, kubera yuko amashuri mwize arangana, ibigo mwizeho ni bimwe, ndetse n'amanota mwagize namwe, mbese mwese rwose ubushobozi murabunganya, buri wese yabasha kuyobora iyi kampani. Gusa nyine hagomba kuzabaho amarushanwa, kubera ko ntabwo kampani yanjye nayishyira mu biganza by'umuntu gutyo gusa. Joachim ati ariko se papa gute koko atari njye ugomba kuyobora kandi n'umwana wawe? Papa ati yego rwose uri umwana wanjye, ni nawe rwose wakabaye uza ku mwanya wa mbere, ariko njye muri business yanjye nta marangamutima ngira, ushoboye niwe nyine ugomba kuyiyobora, ahubwo nyine ndabifuriza amahirwe masa, ubwo tuzaba tureba uzayitsindira. Bagera mu rugo rero maze nyine Joachim akicaza papa we ati ariko se papa, kubera iki rwose wankoze biriya bintu? Kubera iki wanshubije hasi ku buryo ujya kumpanganisha n'uriya mubyara wanjye, kandi mu by'ukuri murusha ubushobozi? Naho papa we rero ahita amubwira ati rero mwana wanjye, ibintu byose urabyujuje, nibyo rwose wakoze neza cyane, kandi iyo uri gukorera iyi kampani dutera imbere. Iyo urebye imibare uba ubona rwose tuzamuka umunsi ku munsi. Hanyuma rero yewe ndashaka kuguha kondisiyo kugira ngo ube wayobora iyi kampani. Buriya warantunguye umunsi njya kubona nkabona uguriye umukobwa isakoshi y'ibihumbi 10 by'amadolari, umukobwa muri burara nijoro rimwe cyangwa abiri. Nibura iyo ubikorera nk'umugore wawe nta kibazo, cyangwa se fiance wawe, cyangwa se ari n'umukopine wawe nyine uvuga uti turakundana tuzagumana. Ariko se tekereza abakobwa bose uhura nabo, urumva wajya ubigenza gutyo se, maze ukagira nyine ikintu uzabika? Yego ndabizi amafaranga urayafite, ariko nanone uburyo uyatakazamo ntaho bihuriye rwose n'uburyo yinjizamo. Joachim ati none se papa, nicyo gitumye unyima ubuyobozi bwa kampani yawe? Papa ati ntabwo nabukwimye, kubera ko nta nubwo navuze ko ari umuntu ukurengeje ubushobozi, ahubwo navuze ko nyine ugomba kubikorera. Nakubwiye ko hari kondisiyo kugira ngo uyobore kampani yanjye. Naho rero Joachim ati none se papa, iyo kondisiyo ni iyihe? Papa wa Joachim ati kondisiyo rero iteye itya, uzamara amezi 3 nta mukobwa n'uyu n'umwe muraranye. Ni ukuvuga kandi yuko ntawe wemerewe kujyana n'ahandi nyine uretse no kumuzana hano mu rugo. Joachim ati none se papa, ibyo bintu koko urumva bidakomeye? Papa ati nyine urahitamo, wowe urahitamo kwigumira mu buzima bwawe buryoshye, cyangwa se uhitemo nyine kuzaba umuyobozi wa kampani. Ahitamo ahubwo nonaha rwose ubimbwire, kubera yuko numbwira ko nyine uhisemo kwigumanira n'abo bakobwa, nta kibazo ubuyobozi ndahita mbuha mubyara wawe. Ariko nyine ikindi kintu ugomba kumenya ni uko kampani yacu nituva mu maboko ikajya mu maboko ya mubyara wawe, nawe urabyumva nyine ko ari igihombo kuri wowe. Joachim rero abitekerezaho maze rwose bikamucanga, akibaza ukuntu azamara amezi 3 nta mukobwa n'umwe bahuye, akumva ibyo bintu birakomeye. Gusa nanone ntabwo aba yifuza gutakaza rwose iyi kampani, kubera ko ahanini rega no kuba aba afite akazi keza biri mu biba bituma nyine nta mukobwa n'umwe umwanga. Joachim rero abitekerezaho, akarara abitekerezaho, bugacya bitekerezaho. Umunsi wakurikiye rero afata umwanzuro, maze rwose akumva yuko atagomba kuzareka iyi kampani ya papa we ngo ugende gutyo gusa.
aba anatekereza kandi ati ubundi se papa azajya ankora inyuma, n'ubundi nzajya nanamucunga nyine mbe nakwikorera gahunda mu ibanga rikomeye. Abwira papa rero ati papa rwose nabitekerejeho neza, nasanze nyine nahisemo kampani kurusha uko nahitamo ibindi bintu byose. Papa ati uriyizeye se? Amezi 3 uzayamara nta mukobwa n'umwe mubonanye? Naho rero Joachim ati cyane rwose. Papa we ahita amubwira ati rero nta kibazo rwose, gusa nyine nagushakiye no mu bodyguard uzajya guherekeza ahantu hose ugiye. Ubwo kandi ahita nyine anamuhamagara maze akaza. Joachim akimukubita amaso, noneho papa we aba yagiye akamushakira umukobwa mwiza urenze kure ba bandi bose bajyaga baba bari kumwe, umukobwa mwiza uteye neza nyine w'inzobe, ya style nyine Joachim akunda, ariko noneho mwiza we kurusha abandi bose bigeze baba bari kumwe. Joachim akimukubita amaso aramureba agahera ku kirenge akageza ku mutwe, noneho ahita yumva nyine umutima umuriye, kubera ko abona nyine uwo mukobwa ubwiza afite, akabona noneho papa we neza neza ni umutego aba yamuteze. Nyine papa we aba yarabitekerejeho neza, aratekereza ati umwana wanjye niba nshaka kumugerageza kugira ngo menye ko nyine ibi bintu yabicitseho, icyiza nuko ngomba kumwegereza n'icyo kigeragezo kugira ngo nyine nzamenye ko neza neza rwose yabiretse, kubera ko muhaye n'ubundi w'umuhungu ntabwo nazamenya ko yabiretse, ariko nimuha uyu mu bodyguard w'umukobwa maze akazabasha kumwihanganira kandi nyine ari style ye, ubwo nyine nzahita amenya ko byakoze yabiretse. Joachim rero akibona nyine uyu mukobwa ahita afata papa w'akaboko maze akamujyana mu cyumba, agahita amubwira ati ariko papa uri umuntu mubi ni ukuri, ntabwo nzi ko unyanga kuriya. None se papa nkubaze koko, urumva wifuza ko nta mukobwa n'umwe ngomba kuzongera kubona mu mezi 3, none unyegereje uriya mukobwa, koko urabona nkomeye ku buryo nabasha kwihanganira iki kigeragezo? Ubu se umukobwa mwiza kuriya azangenda inyuma byemere? Ubundi se papa kubera iki wanzaniye umubodyguard w'umukobwa, kuki utanzaniye umuhungu? Naho papa ati nyine njyewe natekereje ko ntacyo byahinduraho kuba rwose yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu. Ikindi kandi uriya mukobwa ureba hariya ni umukobwa wabitojwe, kuko ni umukobwa rwose ubifiteho ubumenyi, azakurinda neza cyane, rero rwose mufitiye icyizere. Sinumva rero wowe ikibazo ufite. Joachim ati nyine ikibazo mfite se ntabwo uri kucyumva papa? Wowe urashaka kunkiza abakobwa noneho ukanzana imbere ubarenze bose? Ubwo se papa utabeshye si nko kubitsa impyisi inyama koko? Ubu urumva ibi bintu nzabishobora? Naho papa we ati nyine nakubwiye ko uzahitamo, ubwo nyine nuhitamo umukobwa nta kibazo, njyewe icyemezo cyawe nzacyubaha, ariko nanone nuhitamo kuba umuyobozi wa kampani nabyo nyine uzabihitamo kandi ubikorere. Nta kintu na kimwe muri buno buzima ugomba kubona byoroshye, niyo mpamvu ugomba kwigomwa, ugomba kugira nyine ibintu bimwe na bimwe ureka kugira ngo ugire ikindi kintu ubona. Umunsi wa mbere rero rwose Joachim aba agiye kurara nta mukobwa babonanye, abura amahoro, akananirwa kuryama, maze akabyuka akagenda akajya kureba papa we. Atari ku bundi papa kubera iki unkora ibi bintu byose? Njyewe ibi bintu byose uri kuvuga mbifitiye uburenganzira kuko ndi umwana wawe, kubera icyo ugomba gushyiraho ibigeragezo ndetse rwose ukanananiza? Naho papa we ati umva rero nkubwire, iyi kampani ni iyanjye kandi ntabwo nayisigiwe n'ababyeyi, rero ngomba kuyiguha kubera ko wayikoreye, ntabwo rwose ngomba kuyiguha gutyo gusa. Naho Joachim ati niyo mpamvu se uri kundwanisha n'uriya mubyara wanjye, kandi rwose nta hantu namwe duhuriye no mu gukora, nta kintu kirenze yigeze akora. Papa ati ndabizi nyine ko yabikoze, ariko niba utabasha wowe ubwawe kwimanaginga, urumva wazabasha kumanaginga kampani ingana kuriya? Banza nyine umara amezi 3 nta mukobwa n'umwe ukwegereye, ubwo aho ngaho nubasha kumanaginga ibyo bintu nzamenya ko na kampani yanjye uzayishobora. Ugomba kwiheraho wowe ukabanza ukamenya kwimanaginga mbere yo kumanaginga ibyanjye. Joachim rero yumva nyine ibintu bikaze, maze akongera agasubira mu cyumba. Birumvikana nyine gusinzira biba ari ibintu bigoye kuri we, kubera yuko biba byaramubereye nyine nk'umuntu ufata ibiyobyabwenge, ukuntu adashobora gusinzira atabifashe. Uyu musore nyine indwara rwose iba yaramukuranye neza neza, ku buryo kwihanganira kurara atabonanye n'umukobwa biba ari ibintu bikomeye cyane. Umunsi wakurikiye rero
Mu gitondo nyine Martine aza ku kazi, ni wa mu bodyguard nyine wa Joachim. Akinjira Joachim aramureba maze akamureba n'ubundi ahereye ku kirenge akageza ku mutwe. Arongera rero akajya mu cyumba Joachim maze agahita abwira papa we ati ariko ni ukuri papa, nawe rwose ni ukuri warankoze, iki gisasu ubu urabona nzajya ngitwara buri munsi maze ntikinturikane. Papa ati nyine amahitamo ni ayawe, wowe nyine uzahitamo igikwiye. Baragenda rero bakajya ku kazi. Bava ku kazi rero maze Joachim yagera mu rugo agahamagara nyine uwo mushuti we akamusanga hano mu rugo. Joachim aramubwira ati umva nkubwire, ni ukuri ibintu papa yankoreye ntabwo bibaho. Icyakwereka wowe umukobwa yanzaniye ngo ni bodyguard, ni umukobwa uteye neza, ni umukobwa mwiza, ni ukuri papa nawe ubanza rwose ari kungerageza, ubanza hari papa adashaka ko uyu mwanya. Naho nyine uyu musore w'inshuti ye ati none se uwo mukobwa arasamaje cyane. Naho Joachim ati cecekere, arenze ba bandi bose nigeze mpura nabo. Ati papa wanjye rwose sinzi icyo nshakaho. Uyu mushuti we ati cyangwa papa wawe arashaka nyine yuko utsindwa kuri uyu mwanya. Joachim ati nanjye simbizi, gusa nyine ndakubwiza ukuri ni igisasu ku buryo buri gihe ngitwara numva ndi buturike. Atuzi yuko uko murebye buri gihe ntinkunda. Ati ndakubwiza ukuri, mbese kubikubwira ntabwo nzi ukuntu wabyumva. Uyu mushuti ati none se urumva utekereza gukora iki? Joachim ati ubwenge bwaranshiranye, ndumva ntazi ikintu nakora, sinzi uko nabigenza, gusa wowe umenye ko rwose kwihangana bitankundira. Ubwo se ni gute nakwihanganira amezi 3 yose kandi icyo ndi kurwanya kingenda imbere? Rwose birakomeye. Naho Joachim ahita amubwira ati ariko hari ikintu kimwe nyine mba ndi gutekereza ko nyine natereta uyu mukobwa maze nyine tukaba twakundana bikaba hagati yanjye nawe bikabibanga. Uyu mushuti we ahita amubwira ati icyo ngukundira ubundi uzi ubwenge, utekereza kure cyane, ahubwo ibyo bintu byaba ari byiza cyane kubera yuko uramutse umuterese papa wawe ntiyazapfa abimenye, byaba ari ibanga nyine riri hagati yawe nawe, maze nyine n'aya mezi 3 yazashyira rwose papa wawe nta kintu na kimwe amenye. Joachim ati nanjye ndumva ariko rwose ngomba kubigenza kuko nyine nta kindi gisubizo mfite habe namba. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo Joachim arabyuka akitegura maze nyine akicara ku meza ari gufata ibya mu gitondo. Abaza rero umukozi uri kumutegurira ati none se Martine wamubonye? Nawe uyu mukozi ati yego ari hanze aragutegereje, ari gushyushya imodoka nyine kugira ngo mugende. Joachim asoza gufata amafunguro maze yasohoka agahita asanga nyine Martine aramutegereje. Ati mwaramutse neza boss? Ati none se ni wowe utwara cyangwa ndagutwara? Naho nyine Joachim ati nta kibazo ninjye ndi butware. Ubwo ari nako kandi Martine aba ari kumwaka nyine igikapu aba afite maze akakimutwaza, ahita yihuta cyane maze akamufungurira nyine umuryango werekeza kuri vola kugira ngo atware. Yamara gufunga nawe akagenda akicara nyine ku rundi ruhande akambara ceinture neza. Naho rero Joachim ahita amubaza ati ese urabizi yuko uri mwiza cyane? Naho Martine ati none se boss uri kuntera imitoma kandi uri umukoresha wanjye? Joachim ati none se birabujijwe? Martine ati cyane, ntabwo rwose boss wanjye yemerewe nyine kuntera imitoma. Joachim ati ariko ntabwo ari njye ukorera papa wawe. Martine ati ndabyumva nyine twese dukorera papa wawe, ariko nanone uri boss wanjye wowe, gusa nyine urakoze, ariko nyine ntabwo rwose njya nemerera boss wanjye kuba yambwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Naho Joachim ati ariko rwose mfite ikibazo cy'amatsiko, gute umukobwa mwiza nkawe usa nawe wahitamo kwirirwa ugenda inyuma y'abantu nyine ubarinze, kandi hari ibindi bintu byinshi wakora kandi ukabona amafaranga menshi? Naho Martine ati nyine aka kazi ni amahitamo yanjye, ikindi kandi aka kazi rwose ndagakunda, nanone kandi kampemba neza, kampemba amafaranga ahagije, sinumva rero ikintu cyambuza kugakora. None se ubundi ndakubaza, akazi k'aba bodyguard kagenewe abakobwa babi n'abahungu babi? Ntabwo numva nyine ko niba ndi mwiza nk'uko uri kubivuga byambuza nyine gukora aka kazi kandi ngakunda, ndetse rega ngakoze imyaka myinshi, ntabwo rwose ndi mushya muri aka kazi. Bagera ku kazi rero maze Martine agahita yinjira, aragenda nyine akabika igikapu cya boss, agahita amubwira ati rero
ndaba ndi ku muryango nyine ntugire ikibazo ndi hafi. Aragenda agahagarara ku muryango. Mu kanya rero wa mubyara wa Joachim abaje azanye amadosiye, maze agahita asuhuza uyu mukobwa ati ni wowe se bodyguard numvise warikoroje muri iki kigo cyose, abantu bose ni wowe bari kuvuga? Naho Martine ati nyine nitwa Martine, ati mwakwinjira. Uyu musore rero arinjira, maze akigera muri biro agahita abwira Joachim ati cyakoze ndumiwe, uyu mu bodyguard wawe niwe wenyine uri kuvugwa muri iyi kampani yose, abantu bose bumiwe ukuntu uyu mukobwa ari mwiza, ariko se kubera iki papa wawe yagiye kuguha umu bodyguard akaguha umukobwa, noneho byongeye akaguha nyine za style ukunda, ubu se koko ibi bintu uzabivamo? Naho rero Joachim rwose utaba n'ubundi ajya yumvikana na mubyara we, ahita avuga ati wambwira ikikuzanye cyangwa ukansohokera mu biro, urabizi ko nakwirukana? Naho uyu mubyara ati ntabwo wanyirukana kuko njye nawe nyine ubu duhanganiye umwanya umwe, nta burenganzira ufite burenze ubwo mfite muri kano kanya. Joachim ati nsohokera mu biro gira vuba. Naho rero uyu mubyara we ati cyakoze uyu mukobwa ngombe muterete rwose kuko sinabyihanganira. Joachim rero akimara kumva ibi umujinya uhita umwica, maze agahita amuterura ati sohoka agira vuba, akamujyana nyine ku mbaraga kuko ntabwo aba ashaka umuntu uvuga uyu mukobwa ngo avuge ko kandi akeneye kumutereta. Uyu mubyara we rero asohoka amubwira ati cyakoze mfite amatsiko y'uko bizarangira, nzaba ndeba rwose. Joachim rero kwihangana rwose bigira bitya bikanga, maze akabahamagaye umwe mu bakobwa baziranye, aramubwira ati ngwino unsange muri biro. Ahamagara rero Martine wa mu bodyguard we, maze akamubwira ati rero mfitanye inama n'umukiriya ariko w'igitsina gore, hanyuma rero turagirana nyine inama ndende, niyo mpamvu nyine nifuzaga yuko waduha umwanya. Naho rero Martine ati nta kibazo n'ubundi ndaza kuba ndi hano ku muryango. Joachim ati ntabwo ari ibyo nshaka, ahubwo nagira ngo ufashe ikiruhuko ujye kuruhuka cyangwa se ujye gufata amafunguro. Martine ati hoya, mu kazi nshinzwe harimo nyine ko ngomba kukuba iruhande kugeza usinziriye, ikindi kandi papa wawe yambwiye ko ntagomba kukureka umwanya munini uri wenyine n'igitsina gore, ubwo rero rwose ndaza kuba ndi hano hafi. Naho Joachim ati ariko wibagiwe ko ndi boss wawe? Martine ati nk'uko wabivuze ntabwo uri boss wanjye, ubwo rero ngomba gukora akazi nshinzwe uko bigomba. Niba nyine mufitanye gahunda n'uwo muntu nta kibazo ureka umuryango ufunguye kuko ndaba ndi hano ku muryango, ubundi mukora inama nyine umwanya wose mushaka. Joachim ati ariko se ibintu ndi kuvuga ntabwo byumva, niba ngutegetse ngo ujya kuruhuka niko tutabyumva? Martine ati ahubwo reka njye ku kazi, mpagaze hariya imbere y'umuryango nyine, nugira icyo ushaka umbwire ndahari. Joachim noneho ahita yumva aguze ukuntu ari bubigenze kuko aba amaze kwihamagarira nyine uyu mukobwa kugira ngo aze. Bidatinze rero uyu mukobwa ahita aza maze akinjira muri biro. Arinjira rero agatangira guhobera Joachim nyine kuko baba bazi ikibahuza rwose. Umukobwa nawe yinjira wagira ngo nyine akazi kamuzanira akazi. Naho rero Martine ahita yinjira nawe nyine maze agahagarara, akabona uyu mukobwa atangiye gusoma Joachim, ahita agenda akamukurura akamubwira ati muravugana mutegeranye. Ibintu rero birakara, maze Martine agasaba uyu mukobwa ko rwose yasohoka akava muri iyi biro kuko abona neza ko ikimuzanye atari akazi. Aramusohora, maze Joachim akabura amahoro, noneho atangira kubira ibyunzwe, ukabona nyine ataye umutwe, ibintu byose biramurenze. Naho rero Martine abaza nyine Joachim ati umeze neza? Joachim n'umushiha mwinshi ati sohoka, sohoka mvira mu biro, genda rwose ndashaka kuba ndi njyenyine. Martine rero arasohoka akajya hanze ya biro, maze Joachim nawe agafata telefone agahamagara wa mushuti we ati ndapfuye neza neza, nari nihamagariye umukobwa none dore rwose wa mu bodyguard wanjye aramwirukanye, none ndabigenza nte ko numva mpfuye? Uyu musore rero ahita amubwira atumva rero nkubwire, genda nyine woge amazi akonje cyane birahita bishira. Joachim rero ahita agenda nyine muri biro, dore ko baba bafite nyine akadushe baba bakarabiramo abantu bashyushye cyangwa se nyine batameze neza. Aragenda agakaraba maze agatinda muri dushe akamaramo iminota myinshi, ubundi yayivamo agahita aza nyine agasubira muri biro, noneho rwose ameze neza. Gusa nyine aba yarakariye Martine kubera ukuntu aba yamubujije gukora iyi gahunda. Ku mugoroba rero Joachim atashye
abwira papa we ati ariko papa, ni ukuri uriya mu bodyguard arambangamira ntabwo ushobora kubyumva, uzi ko atajya atuma mpumeka, tekereza ko n'iyo ndi muri dushe ahagarara imbere y'umuryango noneho yabona ntinzemo akankomangira ngo natinze. Papa ati ubwo se wari umaze igihe kingana iki? Naho Joachim ati ntimaze iminota 30 yonyine. Papa ati iminota 30? Umusore ufite akazi nkawe ufite ibintu byinshi byo gukora amara iminota 30 muri dushe? Ati umva rero nkubwire, nyine ako ni akazi ka Martine kandi agomba kugakora nk'uko agomba kugakora, ahubwo wowe niba wumva nyine udakeneye rwose kugendera nyine kuri kondisiyo zanjye, mbwira amasezerano tuyasese, biroroshye cyane, mbwira ari gukomeza cyangwa ubireka. Naho rero Joachim n'ubundi uba ureba iminsi amaze kubabara yose, abwira papa ati oya rwose ndakomeza, ariko nyine uyu mu bodyguard rwose arambangamiye. Buracya mu gitondo rero Joachim aragenda agaca ahantu maze agashopinga ibintu akabishyira muri envelope, arabifunga nyine akabifunga neza nk'impano akayidekora, maze bamara kugera mu modoka we na Martine ahita amuhereza rero iyi mpano. Martine ati kubera iki se umpaye impano uyu munsi, habaye iki? Naho rero Joachim ati impamvu nyiguhaye ni uko rwose nkwishimira, mba numva nyine unkurura. Naho Martine ati gute se ibyo bintu bishoboka kandi tumaranye igihe gito cyane, ntabwo rwose uramenya, ntabwo tuziranye, sinumva ukuntu rero naba ngukurura mu minsi mike tumaranye. Naho rero Joachim ati rega ntabwo rwose binsaba igihe kugira ngo mbanze nkumenye, kuko uri mwiza cyane bigaragarira amaso, kandi rero mfite uburenganzira bwo kugukunda, niyo rwose twaba tutaramenyana ibindi byazagenda biza buhoro, kuko njyewe hari ibintu byinshi mbona rwose bivuka kuri wowe, uri mwiza cyane, ikindi kandi uri umunyabwenge, nyine uri umukobwa rwose umusore wese yakwifuza gukunda. Martine umukobwa uri serious cyane ahita abwira Joachim ati rero rwose ntabwo njya nemera impano zivuye ku mukoresha wanjye, kubera ko ndi umukozi w'umwuga, kandi nyine mu byo badutoje ko utagomba kwemera impano zivuye ku mukoresha wawe, ndetse mutagomba no kugirana umubano wihariye. Umubano wanjye nawe ni uw'akazi gusa, nta kindi kintu na kimwe kigomba kuduhuza. Joachim ati ndabizi ariko nawe ko uri umuntu, kandi nyine nawe urankunda ndabizi, ibyo nifuza ndabizi ko nawe ubyifuza, ikindi kandi bizaba ari ibanga hagati yanjye nawe, papa wanjye rwose nta kintu azigera amenya. Naho Joachim ati rwose ndumva nta kintu kigoranye kirimo kuba naba nkwiyumvamo, nawe nkaba mbibona ko unyiyumvamo. Martine ati ntabwo byashoboka rwose, mu byo natojwe kubaha akazi no kugakora n'umutima wanjye wose, nta kindi mvanzemo. Joachim ahita abaza Martine ati none se nta na rimwe wigeze nyine wangiza itegeko kuva watangira aka kazi? Naho Martine ati kuva nagira imyaka 18 nta na rimwe rwose ndangiza aya mategeko yo mu kazi kanjye. Joachim ati nta na rimwe urakundana n'umuntu mukorana? Martine ati hoya. Naho Joachim ati none se ni ukubera iki? Ati ni ukubera iki ibyo bintu bitarabaho na rimwe? Martine ati kuva ku myaka 18 mu gisirikare rwose bari baratubujije ko tutagomba nyine kwangiza amategeko. Niba itegeko ari itegeko ni uko rigomba kugenda kandi tugomba kurikurikiza. Naho Joachim yikanze ati none se wabaye no mu gisirikare? Martine ati yego, kuva ku myaka 18 kugeza uyu munsi nabaga mu gisirikare, rero rwose amategeko nyine ni ku murongo, ibyo bintu byo guca hirya no hino ntabyo tugira. Joachim ahita avuga ati noneho ndapfuye, papa wanjye rwose aranshakira urupfu. Naho Martine atuvuze ngo iki? Joachim ati nta kintu mvuze, ndavuze ngo twigendere, kubera ko rwose abagize ubwoba. Noneho abavuze ati papa wanjye yanzaniye n'umukobwa wabaye umusirikare, uyu we noneho azanyicira neza neza. Bari kugenda rero, dore ko rwose ibigeragezo bitajya bibura, Joachim ajya akabona umukobwa uri kugenda n'amaguru agenda yizunguza, aba ari ya style ye neza neza, ari kugenda yizunguza ukuntu. Joachim rero imodoka yitwara gahoro hafi guhagarara, maze agakomeza kumwitegereza. Naho Martine ati ni ibiki, habaye iki?
Joachim arijijisha agatangira kwihanagura mu maso ati hoya nta kintu kibaye, ariko nyine aba yarebye uyu mukobwa maze agakomeza kumureba cyane, n'ubundi bamutambukaho agakomeza kumurebera muri retroviseri amaso rwose atamuvaho. Joachim rero ubuzima rwose bukomeza kumubihira, ibitotsi bikabura maze akajyamo ibinini bimusinziriza agiye kuryama. Umunsi umwe rero ajya kureba nyine wa mushuti we, n'ubundi Martine aramuherekeza ariko akaguma nyine ahagaze ku modoka, ariko baba baganirira ahantu ari kureba kuko ntabwo aba agomba kujya kure ye. Uyu mushuti rero wa Joachim aramubwira ati ni ukuri najyaga numva rwose babivuga ariko simenye ibyo ari byo, uzi ko papa wawe neza yabaye nk'ufashe igufwa maze akarihereza imbwa ati urimfashe. Aba ari kwisekera nyine we abiseka, naho Joachim ati cerekere wowe rwose ntabwo wabimenya, ubu ngubu gusinzira byaranze, buri gihe nyine nsigaye mbanza kunywa ibinini, ikindi kandi nyine iyo ntekereje ibihe byiza najyaga ngira mpita mbura amahoro burundu. Umushuti ati yego ndakumva, uriya mukobwa ndakubwiza ukuri ni ikigusha, ariko nyine nawe ukwiye kwimenya, ntabwo wazakomeza kunywa ibyo binini kuko nutareba neza nabyo nyine bizakugira chronique, bibe ngombwa yuko buri gihe uzajya usinzira ari uko umaze kubinywa. Rero inama nakugira wowe ujye ukaraba amazi akonje kenshi bizagufasha, maze rwose ibintu byo kunywa ibinini ubyihorere. Ikindi cya kabiri, irinde gutekereza hahise hawe, irinde gutekereza ibyo wakoraga, ahubwo nyine wowe shyira umutima ku hazaza hawe, shyira umutima ku mpamvu uri gukora ibi byose, itekerereze umunsi uzaba wabonye posite yawe yo kuyobora kampani ya papa wawe uko bizagenda, witekerereze nyine ibintu byiza mu buzima bwawe uzakora, witekerereze ibyo ukeneye kuzageraho, maze ibyo byahahise ubyihorere. Joachim ati nyine ndabyumva, ni inama nziza cyane rwose, ariko se wagira ngo birankundira? Noneho nawe reba kiriya kigeragezo kimpora imbere, ubu se cyatuma nibagirwa hahise gute kandi kindi iruhande? Naho umushuti ati ndabyumva nyine, ariko wowe nyine w'umugabo, wowe menya icyo ushaka, ubundi ibindi byose ubyiyibagize. Joachim rero akomeza abwira uyu mushuti we ko ibintu byose rwose bimukomereye, naho rero uyu musore ati none se urumva nyine ushaka kubivamo? Joachim ati kandi mbivemo naba nshimishije papa wanjye kuko niyo mpamvu yampaye ikigeragezo, ikindi kandi naba mpaye umwanya rwose uriya mubyara wanjye, kandi ibyo bintu simbyifuza sinanabishaka. Umushuti ati nyine niyo mpamvu ugomba gufata umwanzuro ugashaka icyo gukora. Joachim ati none se n'iki kindi nakora uretse ibyo wambwiye? Umushuti ati ikindi kintu wakora urakizi se, ujye ukora siporo, ukore nyine ama exercice kenshi, nabyo bizajya bikurangaza kandi rwose bizatuma uzajya umera neza. Joachim ati none se birakora? Umushuti ati nyine byose ugomba kubigerageza, buri kintu cyose nakubwiye nk'igisubizo ugomba kukigerageza maze ukareba. Nk'uko rero umushuti wa Joachim yari yabimugiriyemo inama, atangira rwose kujya akora siporo kenshi, ndetse cyane cyane rwose niyo yaba ari muri biro, uko yumvaga atangiye gutekereza hahise he, yahitaga atangira gukora agasiporo atitaye ngo yambaye kositime cyangwa se yambaye imyenda ya siporo, ntabwo ibyo byamurebaga. Yahitaga rwose atangira agakora amapompaje, agasimbuka umugozi, agakora amasiporo nyine akirangaza, kandi koko akumva rwose abaye nk'ubyibagiwe. Umunsi umwe rero aba ari muri siporo, maze nyine akabwira Martine ati nawe waba ugiye gushaka rwose icyo uba wikorera. Martine rero kubera ukuntu hari hashyushye izuba riri kuva, ahita agenda agakuramo imyenda maze akambara nyine imyenda yo kogana, agahita aza kuri pisine. Joachim akimukubita amaso ati none se ugiye gukora iki? Naho Martine ati ntiwambwiye se ngo nkore icyo nshaka? Ati ndashyushye cyane ndumva naba ngiye mu mazi. Agikuramo nyine ikintu aba yambaye inyuma asigaranye imyenda yo kogana, Joachim aramwitegereza maze agahita amubwira ati ariko uretse gatoya, ariko ubundi wariremye cyangwa byagenze bite? Wahisemo se imiterere Imana iguha? Naho Martine ati kubera iki se? Joachim ati wowe se urabona ukuntu uteye bisanzwe? Ati none se ni gute uteye utyo? Ni gute rwose usa gutyo? Ati ngiwe urantangaza. Naho Martine ntabwo yita ku byo uyu musore nyine bari kuvuga, ahita amwihorera akigira nk'utamwumvise, akigira muri pisine akiyogera. Naho Joachim we akomeza kumwitegereza amureba yananiwe kumukuraho amaso. Gusa nyine Martine aba ari umukobwa uri serious nyine utamenyera uko wiboneye kose, aroga yamara koga akongera akiyambarira akitegura nyine akambara imyenda y'akazi.
Umunsi wakurikiye rero Joachim aba ari muri biro maze noneho akabura amahoro burundu, arongera agahamagara wa mushuti we ati noneho ibintu byose ndi gukora ntabwo rwose biri kugira icyo bimfasha. Umushuti we ati mva narakubwiye ngo ujye ukora siporo kenshi gashoboka. Naho Joachim ati ariko uzi inshuro ntekereza iriya gahunda, ntekereza inshuro nyinshi cyane. Uyu mushuti we ati none se Joachim nkwibarize, urumva se ugiye guhitamo kubivamo maze nyine ugahomba umurage wawe, ibintu byose wavunikiye, ibintu byose uhabwa wemererwa n'amategeko byose ukabibura kubera nyine kunanirwa kwihangana? Joachim ati hoya, gusa nyine ndumva nabivamo kuko mba numva rwose ntameze neza. Umushuti we ati mba nkubwire, ugomba gushyiramo imbaraga zishoboka zose kandi nubishaka bizashoboka. Ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uzatsinde iki kigeragezo. Joachim rero ava kuri telefone maze nyine agahita yongera agakora siporo. Martine arinjira maze agahita amubaza ati none se boss, kuri gukora siporo muri biro byagenze bite? Ufite ikibazo se? Joachim atumva jya ureba ibikureba, ibitakureba rwose ntukabyiteho. Naho rero Martine atari ko wambwira, njyewe mba mbona ntazi ikibazo ufite kandi rwose ushatse wambwira maze nkagufasha, kubera yuko burya niyo uvuze ibintu biragabanuka muri wowe. Rero rwose ndifuza kugutega amatwi ukambwira ikibazo ufite. Joachim ati uragira ngo se nkubwire maze wowe na papa wanjye nyine muze gufatanya kunseka? Martine ati hoya, njyewe nguseka? Njyewe rero nta kintu kimwe nkuziho uretse ko nyine papa wawe yampaye akazi akambwira ko ngomba kukurinda, nta kindi kintu rwose na kimwe nzi. Joachim ati koko se nta kindi kintu kimwe uzi? Martine ati cyane, kandi rwose niteguye kukumva, rero ndifuza ko twaganira kandi nagufasha. Joachim ati ndabizi ko ntacyo wamfasha. Martine ahita yicara ati ahubwo tangira rwose umbwire, nditeguye kukumva kandi nkagufasha aho bishoboka. Joachim rero atangira kuganiriza Martine nta na kimwe noneho amuhishe, akamubwira rwose ukuntu nyine aba afite ibibazo. Naho Martine aramwumva maze akamubwira ati ariko rwose njyewe ndumva iyo ngiyo ari indwara kandi ni ukuri ukwiye kubonana n'umuganga maze rwose akagufasha kandi bizakemuka. Joachim ati nawe kandi ubaye nka papa wanjye, niwe uhora ambwira ngo iyo ni indwara, ubwo se iyo ndwara yaba ari iyihe? Nta ndwara irimo rwose. Ahita rero abwira Martine ko afite ibintu byinshi byo gukora, akwiriye rero kuba amuretse maze agasoza nyine ibintu agiye gukora. Martine arasohoka akicara ku muryango maze akaba yisomera igitabo. Joachim rero asoza agasohoka maze agahita amubwira ati tugende. Martine ahita amwaka igikapu nk'ibisanzwe, bakagenda bakajya mu modoka. Bari kugenda rero n'ubundi kuko ari Joachim utwaye, Martine akomeza kugenda yisomera. Joachim ati ariko kubera icyo ukunda gusoma ibitabo cyane, uba usoma ibiki? Martine ati nyine mba ndi gusoma strategy z'intambara. Joachim ati ntabwo bishoboka, gute se umuntu yasoma strategy z'intambara? Martine ati nyine mba numva rwose mbikumbuye. Naho Joachim ati ariko nari nzi yuko wakivuyemo. Martine ati nyine nakivuyemo ariko mpora numva rwose nkumbuye nyine ibihe nabayemo mu gisirikare. Joachim ati ndumiwe, ntabwo rwose nari nzi ko hari umuntu wakumbura ubuzima bwo mu gisirikare. Martine ati nyine ngende umwihariko, ni ibintu nakundaga, ni ibintu nagiyemo mbikunda, rero mba numva nyine nakora rwose mbyiyumvamo, niyo mpamvu nkunda gusoma ibitabo kuko sinifuza kwibagirwa ubu buzima habe na gato. Batangira kugenda rero noneho bari kuganira banaseka, ubona nyine bose bishimye bari no gutera blague. Hashira iminsi rero Joachim aba ari mu rugo yibereye mu cyumba, papa yicaye muri salo maze Kevin akaza nyine kureba Joachim, arakomanga bakamufungurira. Joachim rero nawe ahita aza maze Kevin agahita ahaguruka akagenda nyine agahobera Joachim ati sheri nari ngukumbuye. Naho rero Joachim bari kumwigiza hirya ati hoya igira hirya, ati kubera iki se waje utampamagaye? Kevin ati naguhamagaye ariko nyine ntabwo ugeze unyitaba. Joachim ati nyine mfite ibintu byinshi byo gukora n'ubu rwose ndi bisa ahubwo genda uri kundehanja. Kevin ati none se uri gushaka kurangizanya nanjye, ntabwo nyine ukinyiyumvamo? Naho Joachim ati genda rwose nzaguhamagara, nta mwanya mfite. Kevin ati ariko se nakoze iki? Ni irihe kosa nakoze? Joachim ati yewe sohoka genda nzaba nguhamagara. Ahita amusohora agahita afunga. Papa rero wa Joachim haba yicaye
ahita avuga ati ntureba noneho ibintu rwose bitangiye kuza, niba asigaye abasha kuba rwose yahakanira umukobwa, ibintu biri kugenda bijya mu buryo, ariko nyine akicecekera nta kintu na kimwe abwira Joachim. Iminsi yagiye ikurikira rero, noneho papa wa Joachim aba asigaye rwose amutega abakobwa bakamwicishwa imbere nyine kugira ngo arebe yuko Joachim nyine arebe uko ari bwifate. Gusa nyine Joachim rwose aba amaze gutangira kugenda abasha kubyihanganira buhoro buhoro, nubwo nyine ibitekerezo biba bitaramuvamo ariko biba biri kugenda biza. Gusa nyine Martine we rwose aba asigaye ari inshuti ye cyane, baba basigaye bagenda mu modoka, Martine ari kumugira inama, aba ari kumubwira ati ariko ni ukuri njyewe rwose ndabona ukwiriye gushaka umuganga kugira ngo ibyo bintu bishire burundu, kandi humura bizashyira. Ikindi kandi ndifuza ko nyine ugomba rwose kuzatsinda iki kigeragezo, ndifuza ko nyine papa wawe ari wowe agomba kuzaha iyi kampani ukayiyobora, kandi rwose bizagukundira kubera ko rega no mu buzima busanzwe ntabwo rwose wabaho ubuzima bwose umeze nk'uko kuntu wambwiye wabagaho. Gusa nyine buri inyuma nzagufasha igishoboka cyose, kandi ikindi uzajye wirinda kuba rwose wajya ahantu wahurira n'abakobwa kugira ngo nyine we kujya ukomeza kubitekerezaho. Baragenda rero bakaba inshuti, noneho rwose Martine akajya amara umwanya munini ari kuganiriza cyane Joachim, ku buryo nyine nabyo biramwokipa, maze Joachim ntazajya abona umwanya munini cyane wo gutekereza nyine kuri bya bibazo aba afite. Hashira iminsi rero, maze papa wa Joachim yareba nyine ukuntu Joachim rwose ari kugerageza gushyiramo imbaraga, aramuhamagara rero mu cyumba maze akamubwira ati rero umwana wanjye rwose ndabibona ko ntako utari kugira, ariko kuba bitari gushira nkeneye nyine kuguha ubufasha. Joachim ati ni ukuri ndabukeneye rwose papa, kuko nkeneye kongera nkaba umusore nyine uri normale ntafite ibi bibazo. Papa we rero amushakira umuganga maze nyine akabahuza, abwira rero Joachim ati uyu ni umuganga kandi azagufasha, uzajya ugenda nyine ugende hamwe n'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyawe, maze rwose muganga abafashe kandi ndabizi ko bizagenda neza. Joachim rero nta kuzuyaza rwose kubera ukuntu aba aremerewe, arabyemera maze nyine agatangira kujya ajya kureba uyu muganga, akahahurira n'abandi bantu benshi bafite ibibazo nk'ibye, bose bakajya bicara hamwe maze buri wese akavuga ibibazo bye. Joachim nyamara acyumva ibibazo by'abandi, we yasanze ahubwo atari we rwose wari urebye cyane, kuko yasanze hari abandi noneho bari bafite ibibazo biremereye kandi bakaba bari batangiye ubu ngubu rwose koroherwa, kuko baba barahageze mbere batangiye kujya bikuramo nyine ibyababangamiraga. Arakomeza rero maze akazajya agenda, ari nako kandi Martine atamuva iruhande, akomeza kuzajya agenda nyine amuherekeje, ndetse akajya anamwumvisha rwose ko amuri inyuma, kandi agakunda nyine kumwongerera imbaraga, akamubwira ati humura uri umusore mwiza cyane rwose, kandi nyine ugomba kuba umusore uri normale, ariko se ubundi kubera icyo utajya ushaka umukopine ngo nibura ukunda umuntu umwe gusa. Naho rero Joachim amubwiza ukuri akamubwira ati kuva nabaho nta mukobwa n'umwe nigeze nkunda, buri gihe nyine numvaga buri mukobwa tugomba kubonana agahita agenda. Gusa nyine ibyo ngibyo ubu ngubu nabyo ngiye kubitekerezaho kuko ahari nabyo byamfasha. Martine ati rwose ugomba kubitekerezaho kandi neza, bizakubera iby'umumaro ndabizi. Joachim rero rwose ashimira Martine kubera ukuntu aba adahwema kumuba inyuma, kumutera imbaraga igihe ananiwe, ndetse rwose no kumuganiriza kubera ko baba basigaye basohokana kenshi kugira ngo nyine baganire. Martine we aba ashaka ko nyine uyu musore akomeza kurangara maze ntabone umwanya wo gutekereza ibimutera ibibazo. Umunsi umwe rero Joachim aba yasohokanye na Martine bari gusangira nyine basetse bishimye bari gutera story, maze Joachim agahita amubwira ati ariko harya nigeze nkubwira ukuntu ari wowe mukobwa wa mbere nabashije kumarana nawe igihe kinini gutya tuvugana ibintu bisanzwe, ni wowe wa mbere nta wundi byigeze bimbaho. Martine ati ntabwo nari mbizi. Naho rero Joachim atumva ubundi nyine ntabwo na rimwe nigeze marana n'umukobwa iyi minsi nk'iyi tuganira, ati ibyo ntabwo byambagaho, nabaga numva nta n'amagambo mfite.
ahubwo ntangazwa n'ukuntu wowe tubona ibyo tuganira nkumva ndishimye, nkumva ndakeye. Martine rero ahita amubwira ati ndishimye cyane kuba mbaye nyine umukobwa wa mbere wabashije kukuganiriza ibisanzwe nta kindi muhuriyeho. Bahita rero nyine bavuga bati ahubwo reka nyine tubinywere, barishima n'ubundi bagakomeza kuganira. Martine rwose yishimiye uyu musore kubera ukuntu nyine aba ari kugenda atera intambwe, naho rero Joachim nawe ibyishimo ari byose kuba afite nyine Martine iruhande rwe amufasha kugira ngo nyine akire ubu burwayi aba afite. Batangira rero kandi kujya nyine bajyana no muri siporo umunsi ku wundi. Mu by'ukuri Martine rwose aba yiteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo afashe uyu musore. Umunsi umwe rero bibereye muri siporo, Joachim nyine yitegereza Martine maze akisigaza inyuma akagenda nyine ari kumureba ukuntu yiruka. Martine ahita amubaza ati none se warangije kundeba inyuma, noneho dukomeze siporo? Joachim rero araseka ati kumbe wari wambonye? Naho Martine ati ntabwo se wari ubizi ko ngewe mfite amaso imbere n'inyuma, mba ndebera hose icyarimwe? Baraseka rero maze Joachim akabwira Martine ati ngiye kukubwira ikintu ariko nyine ntundakarire cyangwa ngo unsomere. Martine ati mbwira. Joachim ati none se urabizi ko ngukunda? Ndagukunda kandi ni ukuri biri siriyasi. Naho Martine rero ahita aseka ati kandi narakubwiye ko bitashoboka nyine mu kazi, ntabwo rwose ngomba gukundana n'umukoresha wanjye, njye nawe turi inshuti ariko gukundana byo ntibyashoboka. Joachim rero ahita abwira Martine ati basi bitekerezeho neza maze wumve ko byashoboka, gusa nyine ndagukunda kandi ntabwo ngukunda kuko nakundaga ba bakobwa, oya wowe nyine ni umwihariko, ndagukunda bya nyabyo, ndagukunda niyo tutagira gahunda dukorana mba numva nyine nta kibazo rwose nkwishimiye, rero rwose ubitekerezeho. Martine ati ahubwo twikomereze nyine siporo, abagira ngo amujijishe maze bave kuri iyo sije. Umunsi umwe rero Joachim ajya ku kazi, maze yasohoka nyine agiye kureba Martine ku muryango dore ko yahoraga ariho ahagaze, maze akamubura. Amuhamagara kuri telefone ati none se uri hehe? Naho Martine ati hari ibintu nagiye guhaha. Joachim ati ko wansizeho njyenyine se? Martine ati nagusize wenyine kubera ko rwose ndakwizeye, maze kukwizera noneho nta kibazo, ndabizi ko nta kosa wakora, gusa nyine mu kanya ndaje ndahita mbanguka, ahubwo se hari ikintu cy'umwihariko nyine wumva nakugurira ko ndi muri supermarket? Naho rero Joachim ati ntacyo ni ukuri, gusa nyine urakoze. Joachim asigara muri biro nyine ari gutekereza ati cyakoze rwose uyu mukobwa amaze kunyizera, ahari koko ntangiye kugenda noroherwa. Kandi koko abantu bose baba basigaye bamwizera kuko na papa we ubwe aba asigaye amwizera, nyine aba yarabonye ko umuhungu we atakiri wa wundi wa mbere. Biba rwose byaramugiriye umumaro kuba ari kumwe n'uyu mukobwa ndetse no kuba yarabonanye na muganga. Hanyuma rero hashira iminsi maze papa wa Joachim akamuhamagara akamubwira ati muhungu wanjye rero nagira ngo rwose ngushimire ko witwaye neza muri iki gihe cyose, kandi nyine ndagira ngo nkubwire ko rwose ari wowe wabashije gutsindira aya masezerano. Atuzi yuko hashize amezi 4. Naho Joachim ati yego se koko hashize amezi 4? Papa ati cyane. Joachim atuzi yuko mbere nyine narabaraga umunsi ku wundi nkabona iminsi itagenda, ariko kuva nyine natangira kujya nganira na Martine cyane ndetse no kujya njya kubonana na muganga, ntabwo rwose nongeye kubara. Nahise numva nyine ubuzima hari ari uko mbayeho nyine aribwo buzima, ntabwo rwose nongeye guhangayika, ahubwo iminsi irihuse cyane. None se papa nyine byagenze neza? Urabona nyine test wampaye narayitsinze? Naho papa we ati cyane rwose, ni ukuvuga ko rwose amasezerano wayakurikije neza neza nk'uko twabisezeranye. Hanyuma rero nkeneye nyine gutumiza inama maze nyine tukaganira ku bigiye gukurikira. Joachim rero ntabwo yihangana,
ahobera papa we maze akamubwira ati ni ukuri papa warakoze cyane, nubwo nyine ibi bintu nabikoze numva rwose mbangamiwe ndetse natekerezaga ko unyanga cyane kuba nyine warankoresheje ibintu bikomeye gutya, ariko nanone ndumva byarambereye iby'umumaro kuko ntakubeshye kugeza uyu munsi nta mukobwa n'umwe rwose ngitekereza, ntabwo nkumva nyine ntekereje abakobwa ngo numve ndasaze, basigaye bananyuraho nkababona nk'ibisanzwe nk'uko mbona n'abahungu bari kugenda. Ni ukuri rwose papa warakoze, kubera ko iyo ataza kuba wowe noneho sinzi ahantu mba ngeze. Naho papa waterega mwana wanjye ndagukunda kandi nkwifuriza ibyiza, watekerezaga ko se hari ikintu na kimwe nagukorera kibi? Ntabwo nari kugukorera ikintu rwose kikubangamiye, ibintu byose nkora biri mu nyungu zawe. Joachim rero ahita asohoka akareba Martine maze agahita amubwira ati nkubwire se inkuru nziza, ni uko rwose papa yambwiye ko nitwaye neza ndetse rwose ko igihe twari twavuganye cyarangiye, gusa nanone ibi nakoraga nzabikomeza kubikora, ntabwo nzabihagarika kubera yuko byambereye iby'umumaro. Martine rero arishima cyane maze bagahoberana we na Joachim. Joachim rero rwose aramuhobera akamufata akamukomeza, maze Martine agahita yibuka ko uyu muhungu ahora amubwira ko amukunda, maze nyine agahita amurekura akigirayo kugira ngo ye gukomeza kumufata cyane. Umunsi rero uragera wa ya nama nyine papa we aba agomba kujya gutanga imyanzuro yafashe kugira ngo nyine we asohoke muri iyi kampani anavuge nyine uwo yisize mu maboko. Bose rero baba bateranye bicaye nyine, naho Martine aba yasigaye kuri reception ategereje nyine Joachim. Inama rero atangira maze papa wabo akababwira ati rero njyewe rwose ndifuza kujya mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'uko kwezi, ntabwo nzongera nyine kugaruka muri iyi kampani, gusa nyine nyisize mu maboko y'umuhungu wanjye kandi ndabizi ko azabikora neza. Abantu bose rero bakora mu biganza nyine Joachim, dore ko nyine abantu bo hanze ya kampani nta n'umwe uba yarigeze amenya iki kibazo, bose baba bamuzi nyine nk'umusore w'umukozi, nk'umusore w'umuhanga, umusore nyine ushoboye. Bose rero bakora mu ntoki Joachim nyine bamubwira bati felicitation. Naho rero papa wa Joachim arahindukira maze akareba wa mubyara nyine wa Joachim, ahita amubwira ati humura nawe sinakwibagiwe kuko wakoze neza cyane rwose, ririya shami ryacu wayoboraga wariyoboye neza kandi ryagiye ryaguka, rero ririya shami ndariguhaye ni iryawe nyine ukomeze uribere umuyobozi, ariko ni n'iryawe. Ndahamagara abavoka mu minsi iza maze nyine dukureho amazina yanjye dukireho amazina yawe. Uyu musore ahita yishima cyane ati ndarota se cyangwa ni ibya nyabyo? Naho papa wa Joachim ati ni ibya nyabyo mwana wanjye, nubwo nyine utabura umwana wanjye bya nyabyo, ariko nawe ngufata nk'umwana wanjye kandi nyine waramfashije kuko wankoreye ibintu byinshi byatumye iyi kampani itera imbere. Ibintu rero bigenda neza maze nyine inama igasozwa. Joachim rero agasohoka nyine ajya kureba Martine. Bakibonana Martine itamubaza ati none se bigenze bite? Naho Joachim ati ubu ngubu nyine umusore uri kureba imbere yawe ni umuyobozi w'iyi kampani yose. Bahita bahoberana batanabitekerejeho maze bagahoberana umwanya munini. Joachim rero ahita asoma Martine ku gahanga akongera agahita anamusoma ku munwa. Martine rero ahita nyine amera ukuntu maze agahita arekura Joachim, ahita rero amubwira ati reka ngende kubera ko nyine aba adashaka ko baguma muri ibi baba barimo. Arahindukira yajya kugenda, ageze ku muryango bikanga neza neza, Martine ahita akata noneho akaza yiruka, ahita aza maze agasoma Joachim noneho cyane rwose. Joachim rero ahita amubaza ati none se ibi bintu wabitekerejeho? Urumva nawe bikurimo? Ntabwo nyine ari imbaraga ngo ukizeho? Naho Martine ati ntabwo ari imbaraga ukizeho, ntabwo wakumva igihe cyose gishize nifuza ko uyu munsi wagera. Barongera rero bagasomana maze Joachim akabwira Martine ko amukunda kandi cyane, na Martine akabwira Joachim ati nanjye ndagukunda, gusa nyine uyu niwo wari umunsi mwiza rwose wo kubikubwira.
Joachim rero ahita amubwira ati nta wundi muntu n'umwe nifuza ko twajyana guserebura kubera ko kuba narageze kuri ibi bintu byose ni wowe wabimfashijemo. Tekereza iyo utahaba ngo ujye ungira inama, umbe hafi, ntabwo rwose byari gushoboka. Iyi ntsinzi rero ndayigutuye rwose. Bahita rero bajya gusohoka nyine bakajya gusangira ibyishimo, noneho biba ari byose, ntabwo biba bikimeze nk'umukozi n'umukoresha. Hashira iminsi rero urukundo nyine ruryoshye rwose, maze nyine Joachim akicaza papa we aramubwira ati rero hari umushyitsi nshaka kuzakuzanira kandi ni umushyitsi w'imena, ndetse rwose uwo mushyitsi uzamenye ko nyine ari we rubavu rwanjye nari narabuze. Naho papa we ati mwana wanjye ndumva nkwishimiye rwose, nizere ko noneho wafashe icyemezo atari bya bindi byawe. Joachim ati bya bindi byanjye ibyo ni ibya kera rwose naranabyibagiwe. Tekereza ko noneho uwo mukobwa nzakuzanira tumaze igihe dukundana kandi nyamara nkaba ntarigeze ndyamana nawe n'umunsi n'umwe. Papa we ati nibyo se koko? Joachim ati cyane rwose, kandi nyine uwo mukobwa niwe nifuza ko azambera umugore. Papa we ati mwana wanjye ahubwo rwose wakabaye umuzana nk'uyu munsi, kuko ndumva nishwe n'amatsiko yo kureba uwo mukobwa watsindiye umutima wawe. Hashira iminsi rero bakitegura nyine, baba biteguye umushyitsi w'imena. Papa rero wa Joachim na Joachim baba bicaye muri salo bamutegereje, maze bakumva umuntu akomanze. Joachim ahita ajya gufungura. Papa wa Joachim agikubita amaso Martine arumirwa ati none se ni uyu nguyu cyangwa hari undi uri buze? Naho Joachim ati papa ni uyu nguyu, aba anamufashe nyine ku rutugu. Ati uyu mukobwa ureba aha ngaha rwose yantwaye umutima neza neza, ndamukunda kandi cyane, ndifuza ko rero yazambera na mama w'abana. Naho rero papa we ati ndishimye, ni ukuri ubyumve, ndishimye cyane kubera yuko nibura wabonye umuntu ukunda mu buzima noneho bya nyabyo. Urabizi ko mwana wanjye nta munsi n'umwe rwose ntagushyigikira, nta kuzuyaza rero. Joachim rwose uba witeguye nyine igikorwa nyamukuru cy'uyu munsi. Ahita ashyira ivi hasi maze akabwira Martine ati mukunzi, mukobwa wabashije gutsindira umutima wanjye, mukobwa kandi wamfashije kuba umugabo nyamugabo, ni ukuri ndagusabye rwose wemere maze umbere umufasha. Ndagushaka mu buzima bwanjye bwose nk'uko nyine wambereye bodyguard. Ndifuza ko unambera umufasha nyine w'ubuzima bwose. Ndifuza ko ibyiza n'ibibi byose tuzabisangira. Ndifuza ko kandi uzambera mama w'abana banjye. Ndagukunda cyane, nta gushidikanya rwose uri umukobwa w'inzozi zanjye. Ni ubwa mbere nkunze kuva nabaho, urukundo rwanjye rwose urarufite. Martine rero uba watangiye nyine kugira emotion ndetse n'amarira yatangiye gushoka, ahita abwira Joachim ati ni ukuri nanjye ndagukunda cyane. Amuhereza rero ikiganza maze akamwambika impeta. Papa we rwose uba wicaye aho hafi yabo aba ari kumureba, ari kuzunguza umutwe nyine nko kuvuga ati Imana ishimwe, ndishimye cyane. Aba afite umunezero udasanzwe kubera umuhungu we. Papa we rero arahaguruka maze akabahobera. Joachim ahobera Martine maze akamubwira ati ni ukuri warakoze kuba umugisha, warakoze kandi kuza mu buzima bwanjye, kuko niwe wampinduye uwo ndiwe kano kanya. Ndagukunda kandi nzagukunda iteka ryose. Naho Martine ati nanjye ndagukunda kandi ni wowe nzahora nkunda ubuzima bwose. Papa wabo rero abaha umugisha kandi akababwira ko rwose azaba binyuma igihe cyose bazamukenera. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.